uramutse umbwiye ko ushaka ikintu nakubangamira. Izo boîte ujya ngumbwiye ko uzishaka cyangwa uyikumbuye nakubuza kujyayo kucyukorera ku binyuma. Njye urandaza ijoro ndyamye ahangaha ngutegereje, kumbe wigiriye guhaza umutima wawe nkagira ngo ni ibindi bintu bisanzwe. Suwe ngo ndabaza utwite koroyiro utwite iki gituma umera gutyo? Simugambira wumvisha umuntu watwari ikintu. Ako suje bavuga ubizi ko ntakumvaga. Boxa ndabyemera no gutwarira. Imyenda yanjye n'ibiki byose byo no kubitwarira. Ibi bipirimusi byaye na za boîte witwaje inda nyine umindura inzangato. Nongeshe. Nimba utaranahinduka nakwihanganira. Nagutegereza. Nimba ari ibintu gikunze byo mu bukumi bwawe nagutegereza, ntabwo umuntu ahinduka umunsi umwe. Ariko rero kubakira ku kinyoma twazabita. Numururaho umunwa. Jumubwiza ukuri umbwira ati mugabo wanjye njyewe rwose nkunda agapirimusi, nkunda akayoga, sinzakubangamira kukanywa igihe utaragira imbaraga zo kukareka. Nzaguha uruhushya, nzaguha n'amafaranga ugenda ukagure, nzanaguherekeza kugeza igihe nawe ugurije imbaraga zo kumva ko icyo nakunda udakwiye kugikora. Bikunyumva? Ariko wijya kubeshya umbeshe ngo watwariye boîte. Twagira ngo twita umudije cyangwa twita umucuranzi w'igisonga. Ako singavuye n'imvugo n'imihore. Bavuga ibintu bitubaka se. Sirubwo ko nakoze amakosa wamubare. Nusubiterwa n'ikibazo twatubwiza ukuri. Wijya kunywa ikintu wihishe ujya kubebera.